bose bamuzamuye mu ntera asigaye yigisha. Niko bimeze? Rwose uyu nguyu yarangije kaminuza, icyo umureba rero baramedita. Uragira ngo uvuge ko narangije kaminuza akambaza ibibazo natazi? Ko byatangiye. Jajajaja. Kanze mpamagare Emmanuel mubwira ndangire wa mu mwarimu wo kwigicura muhungu wanjye, ndikubona birayo ntago ari kujya byumva neza rwose. Ntago Emmanuel wancakiye umwarimu wa coaching uzajya wigisha kagahungu kanjye, ndikubona hari ibintu katari kujya kumva neza. Wama nk'umwarimu uzajya ugafasha nimugura kavuye nko kwiga, ndikumva hari ukuntu byaza kazamura imyigire yako ikagenda imera neza. Hari uwo waba unzi sawa hafi muri izo quartier zanyu? Wamumbwira niyo baba babiri wenda ukabonyohereza, niba hari nabuzi nabutizeye ngiye wabazana wenda nkabirebera nkavana wenda yabishobora bikurikije n'ukuntu ameze. Sawa nyine ngirira vuba mundangiye nawe ndahari ndategereje, kambe negereje ko aza nta kibazo. Sawa urabukoze. Emmanuel Yego ngo bimeze bite se wabamboneye? Abantu nabakuboneye ariko ntago navuga ko nababonye bose, nabonye umwe gusa. Umwe hari umuntu agiye kureba ngo aze bakorane. Ubwo barangira hari babiri se? Barakujya hari babiri ko nyina nabwiye umwe. Uwo umwe undi nabwiye arabwira undi umwe. Ubwo ntacyo kambategereze ntacyo nta kibazo. Sawa. Simasaka nakuzira. Wewe ikihe? Karame. Itaba hano wumve. Naje. Rero abari mu ba coaching bawe nabakuzaniye. Baje. Nezere ko urajya basobanuza ibintu tumva kugira ngo tuze kureba ko bafite ubushobozi bwo kuba Yandebe ko nabo bizi. Bakwigisha urikumva? Harya ibintu wambwiye ngo utumva ni mate ni seti ni biki? Ibyo byose rwose nabyo niyumvamo mu mutwe wanjye. Ubwo nibyo dushaka. Ubwo nyine bari byo babazaho kugira ngo turebe ubushobozi bwabo ko nabo bashoboye kukwigisha. Urababaza? Yego. None urababaza gute kandi byose utabizi? Kuri nyine uragerageza ugaragaze ko uri umwana wo kwa boss ntujye unsebya. Ereka ntago wabyuka unywa icyayi ngo urye n'umugati ngubure n'ikintu usubiza umuntu kandi wigwa wiga rwose. Ni ibintu bitabaho bidashobora. Ntabwo nakibura. Kose uyeranje ube sharp ubagaragarize kubyumva no kugira ngo bagaragaze nk'umuntu uzi ubwenge, nk'umuntu uzaba umwarimu, kugira ngo nabo bahere ko bakwigisha nyine ibintu nabona ubyumva. Sawa ngaho gusubiye muri turi muri baza ndahita ngwabagara ndahita nkubwira ngo umuhungu wanjye se ako reka nze mushakire umwarimu. Hari igihe ejo bundi yazanzamura da ugasanga n'ubwo yego ngendera ku kamoto ariko nkeneye n'agatwikiye byazacamo buriya mu minsi iraza. Ko yatinzira ndamutegereza kugeza ryari koko nawe yargiye kumemukira n'ukuri. Ndabona none wari wanegereje. Umva nari narambiwe ahubwo nagutegereje uzigiye mazangaha. Ese mani munabamagariye nibiki? Ubundi hari umubose wavuze ko ashaka kuturangira akazi, hanyuma undi araduhamagara aravuga ati tumugereho tumurebe asigaye atwereka akazi ko kwigisha nyine uwo mwana. Kubizi ko natize natageze no mu wa gatandatu. Ubwo nge ndigisha uwo mwana cyane uranyigisha. Ubu se uko ubizi ngiye narahageze nanjye sinigeze miga rwose. Ubwo tujya guteka umutwe muri make. Cyane se none nimba umuntu yarabuze uko abona ibiceri urumva imitwe nyine tugomba kuyiteka kugira ngo tubone amaramuko. Wowe iyi mitwe yishya ndaba ndeba. Oya birakunda, umuntu aragerageza akareba nimba ibindi byaratunaniye nyine n'ahandi turareba ariko birakunda nyine. Dupfa kugerageza. Ahubwo katureke gutinda aho tugende tugereyo. Nose ahantu tugiye ni hehe?
ntiwambwiye n'ukuntu turabigenza reka tubanze twiga umupangu ukuntu nyine turatekera umutwe ubundi aho hantu nimba bagukubisa kongereza uragerageza uhengekereza ariko biraza gukunda urumva nta kantu karaburamo urabizi n'ikinyarwanda ntacyo nzi ntacyo uzi ndabizi ariko umuntu iyo agiye guteka umutwe wajya uranavuga mbese ugenda urimagira ariko umuntu nk'uwo bose akumva ko ubashije kuvuga kongereza aho hantu neza ngo twigendere ni hariya hirya ntabwo ari kure ahubwo tugereyo turebe niba urashye tugende mwiriwe yemwe yego mumeze utera tumeze neza da mumeze neza ni sawa uri n'ibikapu ugiye kwiga bimeze bite aha mba mfitemo udukoresho nyine twibanze ni mwebwe Manuel anyoherereje ni twebwe rwose ni twe ubu turi inzobere rero icyo utureba utadufeka ubu uyu nguyu yarangije kaminuza ejo bundi dore rwose bamuzamuye mu ntera asigaye yigisha niko bimeze rwose uyu nguyu yarangije kaminuza icyo umureba rero ko ndeba bita Musa uyu erega abantu nk'aba hari igihe usanga bambara ucyo ariko ugasanga ku bwenge baramedita ko narangije kaminuza akambaza ibibazo natazi aragerageza ntabwo abitubaza ariko wowe ako se mwagabanyije amagambo mugakora icyabazanye ko wajya nko muri ndondogoza ubu kwigisha umwana wanjye byo muzabishobora ra ni nka mbere ahubwo ari ngo twakwanye tumwigishe usuzi kwigisha utabeshye njyewe nta nubwo ari no kwigisha njyewe kumva nimba atari ukwigisha uguzanywe n'iki hano na kaminuza ngenda yigisha nyine baba nabo bagiye kurangiza ndabikurikirana ubwo wasohotse ufite nk'amanota angahe 100%. ko numva waba uri umuhanga weho ego ngenda arenze nujuje 100% ndetse hari n'inyongera bari bagiye kongera wakaba nk'igitano rero urumva ko ngiye ubwenge mfite burihariye nyine kanze ndabareba ibyo shara n'iki gihe mwese dusigaye tubakema umva we iki bo baje baje kanze mbere ku munyeshuri mugiye kujya munyigishiriza dore suhuza bano bantu nibo baje umeze ute sha nibo Manudi anyohereje naba numvaga se naba ngabo Kadogo bite Kadogo nisiko nose ibyo umeze ute mwana kunyita byo ko sikanatsuhuma erega ndagira ngo twumvikane tunze kukwigisha tubinyuze mu mucyo kumvikana yuko mutamamagara nk'umwana ntose si umwana tuje kwigisha ducisha make izina ryawe kwita ngo iki ikiye birajyanye ubwo umuntu nagarongera kukwita Kadogo mwongeye kumamagara mucyo ese ugeze mu kangahe jewe se ngeze mu wa 4 atowe kukwigisha biroroshye umuntu akurikije nk'amashuri aba yarize we biroroshye rwose naho ubundi uyu mwana umuturekere rwose ibi ni nko mu gihe gito ako nase niba atarize ntiyamwigisha mukazayivugira muri boss rero sinzi nimba Manuel yabibambwiriye njye namubwiye ko nshaka umwarimu bivuze ngo mwaje muri babiri ari buvemo umwe urigisha mwese ntabwo ariko murabona akazi kumanina hajya ubwo ngubwo muri make ushatse kuvuga ko bisaba ikizamini ubyumvishe nk'ejo weho hagati y'uyu n'uyu hari buvemo umwe urigisha iki uyu mwana nkurikije niye na kondisiyo turagorewe noneho katubayeho umva ni ukuri ubwo hajemo ibizami umva turashize ariko rero uramenye niba tubaze diporome yuko nta na kamwe tugira namba turagowe iki kigabo ndi kubona ari n'ikigome cyane kwica ahubwo mana imana idufashe ni ukuri rero
njye ndi kumva ngiye kunyara. ye baba we umva noneho aho bigeze ako se nanjye ko ari uko ubu se turabigenza birangije rwose ibyo byabyimbye we. ye baba ibintu ndagira ngo tuganire nta nubwo ari ibintu birenze cyane, nta nubwo ndirwa mbaka za diporome zanyu ngo ndebe. diporome buriya rero diporome burugize nyine ukivuna yashaka zitwake diporome nge diporome ndazifite. ko kumukubise ubu rero gucya bari ukugira ngo umuntu akwereke ko turi seriye. rero umuntu iyo yikungusa ucya hari n'igihe abanyeshuri bacangamo bakanatudiha. rero aba ari ukugira ngo umuntu ajijuke amenya ati wa mwana nzajya mukontorora ute. ikintu cy'ikinyabupfura nyine nabyumvishe. aba ari ikintu cyo kugira ngo tumenye ikinyabupfura. ariko buri urebye ubu abanyeshuri aho kugira tubakubita nibo batwikubitira. nicyo kigaragaza ko iyo badukubise tudahindukira ngo tubakubite. rero mbikweretse ngira ngo ubone ko ahagurutse nta kinanwaye. urabona ko ahise yitonda ahise yitonda koko. ego ko ubwo nanjye kinyabupfura ku mwana wanjye nicyo mba nshaka, ntago ibintu by'akavuyo nshaka wa mwarimu uzamuha ubumenyi. ewe shakiyagazeho. ubwo rero ndumva mu bintu tutarajyamo ntabwo mfite igihe kinini hano cyo guta. ubwo ndagira ngo mbasobanurire ukuntu akazi gateye, ukuntu rero akazi gateye. gishyungu bisa mu kanya dutanda kwishyura. ubwo yajya kuzana amakayi se tugahera ku byo yiga kugira ngo mumenye aho ageze kugira mucumburiraho. ahubwo ibyo nibyo umuntu yari akeneye kugira ngo uyu mwana wawe tumwigishe uhita unabona ko mbese hari akantu kajemo mu masegonda nk'abiri. ubwo rero ubwo kandi mumenye ko akazi karabona umwe. ubwo bivuze ngo uretse n'ukwirwanaho. nucyo bimeze. nimba ari ucyo bimeze rero uyu mwana rwose ndizera ko ngiye mfitemo amahirwe menshi y'uko ndamutsindira uyu ntabwo. njyewe buriya n'aka gakapu mba mfite kaba karimo ibigati yo guha abana. papa imigati uri kuzana hano ntabwo tuyibyukira umwe n'icyayi. oya mwana wa imigati ntabwo urayirya. imigati se ndayirya hano ntabwo tuyibyukira n'icyayi. ubu ntabwo aribyo nabyukiyeho. oya sha ari kukubwira imigati y'amasomo. nanjye rero uyu mwana mbese turanabyumvikana ariko uyu imigati ntari cyo cyiza ku buryo wavuga ko wowe ushatse wabona nitahira kuko njye akazi namaze kukabona mbere. hajya nibyo bavuga ngo umugati ubuyoboye ariko nabivuze ko wamunjyana. uyu mwana ndamwitaho rwose. uyu njyewe ahubwo navuga uwo yakunze. muhungu wanjye genda uzane amakayi yawe duhereho aho ugeze aba ariho batangira bakubaza kugira ngo tubone nuko tubabaza tumenye ngo ese aba bantu barashoboye cyangwa ntibashoboye, barashobotse cyangwa ntibashobotse. tujye kunganira. mva rero nkubwire njyewe yazanika yatayiza n'ubu igitabo cyose ubona mu Rwanda kiri hano. njye buriya rero niyo yazana ibintu byose ntabwo nawe nararangije kaminuza ngo tubaze twa hato na hato ngo tunanire nk'utubazo nyine. niyo yaba yararangije namwigisha njyewe burange nanakugisha nsinziye kugira ngo unabyemere ko njyewe narangije ariko mana ubuse umuntu koko. oya mwe muretse turaza kubireba. ikaye ntayizanye. ndeberamo aho mwari mugeze. ubundi mbwire sindamwe mugarukiye hano ubundi. ngo mumbarizemo ikibazo mu bibazo mwari mwanyu ko yabasobanuriye numve koko n'uko yize. kabiri guteranyaho kabiri ni kangahe? kane. byaburanye utwo tubazo twatunatuzana ngo kane. igisubizo ni kane wikigora ahubwo tubaza ibindi. twega rero turamedita ahubwo tubaza utundi kuko turoroshye. mbonye ikindi kibazo gatanu gukubitaho gatanu ni kangahe? 10. mana yanjye abasivili ubundi batize ni 10. nibo umva rero nibyo nakubwiraga. ko ndeba mwese mu byumvara
ubu no murendi sikurikiyo naho muragenda gutya. Ibyo ni nk'amazi yuko umuntu nimba akubwiye ngo yasohotse kaminuza bivuze ko aba arenze muri byose. Ko ndumva mwasomyera nabangubitira ikindi kibazo. Nakizane go. Kabiri ugabanyaho kabiri guteranyaho kabiri ni kangahe? Urakizi? Icyo nani icyo nzi. Amaye nka data. Ni 18,950. Mwari mubanje kongorerana ibiki? Narindi kugira mubaze ati hari ya mikatura ifite ngumeho. Ariko abarimu nabibata ndabibata. Mandebe n'ibitwanditse hafi y'umutima. Nk'umuntu warangije kaminuza mbaza ikibazo kumva gikomeye njyewe mpita nkwereka kuntu byose tubyikora twipoye. Ntacyo tubaze rwose umuntu ahita amwereka ko arenze n'ibyo rero umuntu abababwira. Ngiye kubabaza nawe amafaranga muwe muyategura. Ufashe miliyoni 100 ukazigabanya abana 11 ni kangahe? Abana 11 miliyoni imwe. Abana 11 miliyoni banza utega amatwi. Yavuze ngo ufashe miliyoni 100 ukazigabanya abana 11 buri mwana yatwara miliyoni zingahe? Ibyo biroroshye. Uyu utwo n'utubazo toto. Buretse banza utubwire weho yatwara zingahe? Ucecetse. Ako kabazo karoroshye rwose. Niwabona n'ukuntu kavuga. ni nka zingahe nyine musubize nanjye kugira wowe kuko bakugiye n'amanota mu bujya hejuru gasubize. uyu mva nkubwire uyu mupapa ni we wabajije rero bivuze ko musubize nanjye arambaza. Jewe ku kabazo karoroshye ahubwo wowe gasubize mu kanya bitaza no kugucanga. Ubwo ibyo twaba tubigiyeho impaka ariko ndakeka ko ari we wabajije ratubajije mbajije uyu musubize rero. Aho no yakisubiriza ikibazo ntabwo kikibuka nkigusubiriremo. Nakubwiye ngo ufashe miliyoni 100 ukazigabanya abana 11 buri mwana yatwara miliyoni zingahe? Nakubwira ako kabazo rero ukuntu koroshe ukumva karoroshye ni nko kunywa amazi. Wikomeza kundi magira ndakubwiye ngo vuga igisubizo ni zingahe. Ibyo byo kuvuga ngo karoroshye kavuge. Si 20 20 wakenwe miliyoni kuyigabanya abantu 11 ni 20. Ibyo bintu bibaho miliyoni 100 koko ubu si imitwe turateka urabonira turi izanzanye ni no kukwira ngo gisubize wowe wageze mu gatandatu nyamuganukira mu kane wowe n'ubwenge wanagisubiza ariko urabona iyo nitumbikizwa nkahita nsubiza yari guhita abari murabona hari ikirimo gufatanya ubwo se ngo numva twagarukiye na hano bose yari abari muri bose ndabona rero niyo nese ni bibazo ni ikibazo urwari mu nkaho rwakigushubije urongera kugira impamvu nakubwiraga gerageza umubwire. Nakubajije ngo ni zinga wewe zisubiza weho zisubiza hajya wavuze navuze ngo ufashe miliyoni 100 ukazigabanya abana 11 buri mwana yatwara miliyoni zingahe? Miliyoni yatwara 2 sibyo nakubwira gerega nge nzu ubwenge neza ako kabazo kari kanoroshye izare 2 nzanira wa muhini ntihagire na kimwe biskaza tubasekuzo izo diplome mwazikuye twebwe tugiye kudukubitamwa ariko abari mu babuze ubwenge bari hano we kuri nkoni turaziriye umva turahaguriwe. Ubu so wakwigisha umwana agafata ya nk'iki gifite umutwe umeze nka watermelon mbangukirizo muri hano sha mwereke basekure we ha no seviye urabona nimba hajemo iby'igishari wakatwima neza ariko tukigendera ku neza utadukubise singura kubona nigendaye urange nangi ibintu by'ibiwerewere nk'ubwo koko aka kagabo ugasigarana genda ndahaguriwe uyu we namara baratwishe yageze aho utakuse none umva nukuri tubabarire tugende umva mani so wazanye ngo tujye guteka umutwe ntuzongere kunzana hano reba kiriya kiviye kigiye kutwica kikwica wenyine
akuse ubu koko nose njye narinzi ko ari ibintu bizima none nose si ubona ko imitwe yacu iradupfanye rero rwose sinzi kara kagabo inkoni gafite karatwisha size umwana none dore baranyishe urabigenza gutara none se ubu nyine turemera dupfire hamwe ariko hano ubu se bisaba gusenga n'ukuri tukavaho amahoro mushaka mwasenga mugasenga n'Imana wende nabakura muri gereza kuko ngiye kubafungisha sibanga yaba we none mbere yuko umwe ngo duteka umutwe none bagiye no kudufunga si ibyaha bibiri none se wa muntu emera dupfane yuko turawujyamo niba uvuze ngo urawujyamo wenyine kuko waranawumenyereye tayari turafunzwe kubera wowe amagari wanyu bazane matora turaraho muri gereza kandi bibutse bazane ebyiri ababyeyi banjye barapfuye Jesus urandeba iki kumanina amasengesho kwita satani urimo satani mwinjire hano mu nzu barakatu niko hanyuma nkashaka kuba